mudupfunyikiye murakoze. Haleluya, 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 haleluya. Abantu bari kuri ubuhanga bw'ibyuma murebe ino microphone. Ino microphone ivuge neza ku buryo itaza kuvuna umuvugabutumwa wacu. Yego, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Umuntu wahuye na Mesiya ibintu byose birahinduka. Yesu nashimwe. Ndashaka kubwira abadukurikiye ngo umuntu wahuye na Mesiya ntago biba bikimeze kwa kundi. Hari umuntu wigeze gushima Imana aravuga ngo ngo arashima Imana uko ameze ubu ngubu ngo ntago bimeze nk'uko ejo hari hameze. Haleluya. Iyo microphone ntago isubiye. Okay, uyikuremo urebe ukuntu yigira neza. Yego, haleluya, haleluya. Nari mvuze ngo yashimye Imana aravuga ngo uko arashima Imana uko ari uyu munsi ko bitameze nk'uko ejo yari ameze. Haleluya. Uwo munsi rero yari yahuye na Mesiya. Uyu mugoroba ushobora guhura na Mesiya bigahita bihinduka, ugahita wambara ibishya, ugahita uba mushya kubera ko wahuye na Mesiya. Haleluya. Shimye Imana kubwa guhimbaza Imana, muhimbaje mw'Imana muri iyo ndirimbo. Abantu bahuye na Mesiya muri iki cyumba, ni cya cyumba turamiriza mw'Imana kandi tugahimbaza Imana. Sauti prayer room. Aha ni mu cyumba cyo tubohokeramo, tukabohoka. Tumaze igihe turushye, tumaze igihe turi mu ntambara, tumaze igihe imibiri yacu itameze neza, tumaze igihe mu bihe bigoye, tumaze igihe mu bukode bukabije, tumaze igihe mu madeni akabije, tumaze. Ariko iyo twageze hano muri iki cyumba niho tubohokera. Kandi shimye Imana ko n'abadukurikiye ariko babe bimeze. Abari hariya online namwe dushimye Imana ko ariko biba bimeze. Niba twahuye na Mesiya uyu munsi namwe ntago yabaretse, namwe irahura namwe uyu mugoroba. Kandi nimumara guhura urahinduka mushya mu izina rya Yesu. Haleluya. Shimye Imana kubwa baririmbyi kandi mboneyeho kubakira mu izina rya Yesu. Abari hano mugubwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Abari online mudukurikiye aho muri hose mugubwe neza mu izina rya Yesu. Muradukurikiye muri impande z'isi zitandukanye, ariko namwe aho muri muhure na Mesiya uyu mugoroba bitewe naho uri. Uhure na Mesiya aya manywa bitewe naho uri. Uhure na Mesiya iki gitondo bitewe naho uri. Abadukurikiye Imana ibaha umugisha. Twagiriwe ubuntu rero, yaba ari mwebwe muri hano mu cyumba cya Sauti, yaba ari mwebwe muri kamera za Sauti Hewani Ministries, twagiriwe ubuntu bwo gusurwa n'umukozi w'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Kandi twasuwe n'umukozi w'Imana Imana iri gukoresha muri iyi minsi. Imana iri gukoresha iby'ubutwari. Pastor Florence, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Haleluya. Ndabizi ko mumuzi kuko yakoreye Imana kuva kera. Abantu bagiye gutungurwa no kumubona kuri kamera za Sauti Hewani. Yakoreye Imana kuva kera, n'umukozi w'Imana wuzuye amavuta, wuzuye ubuntu bw'Imana, wuzuye imbaraga z'Imana. Rero turamubararikiye, tumuhagurutsa kugira ngo aze mu mavuta. Imana imuha umugisha mu izina rya Yesu. Pastor Florence, Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Turakwishimiye n'ukuri kandi tukuziho imbaraga, tukuziho kuri umukozi w'Imana by'ukuri. Uno umwanya wo kugira ngo tubwire icyo Imana yagutumye. Abari hano muri Sauti Prayer Room, aha muri iki cyumba, yaba ari abantu badukurikiye impande z'isi, uhanura uko Imana yagutegetse. N'ukuri Data turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana nyiribihe, nyirubutware, utuye ahera heza hirengeye, aho ubasha kutureba twese, ukafata ijisho ryawe ukarimenagura mu mitima y'abagukurikira, abakureba, ukamenya icyo umuntu akeneye kuri wowe. Rero niyo mpamvu watwoherereje umukozi wawe
kugira ngo atubwire, avuge, kandi ari wowe uvuga. We tumureba ari kuvuga, ariko ari we uri kuvugira muri we. Ni ukuri numukoreshe, kuko usanzwe umukoresha. Atubwire ibyo wamutumyeho. Kandi Mwami, izina ryawe n'umwuka wa Wera aba ari umuyobora muri uyu mugoroba. Mu izina rya Yesu niho dusenze dusaba. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Shimye Imana, ntago byari byoroshye, ariko Imana ni nziza. Ibidashoboka ibikuraho, igakora ibishoboka. Yesu nashimwe cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba ndi kumwe na Sauti Prayer Room. Imana ibaha umugisha n'iby'igiciro cyinshi. Nizimbye mu magambo, ndanezerewe cyane. Naherukaga guhimbaza no kuramya kera. Nari maze iminsi ntabona ahantu byisanzuye. Imana ibaha umugisha cyane. Rero twihuse, abantu baba barebera online baba bafite amasaha, ntabwo dutinda. Haleluya. Ndashima Imana ko mu buzima bwacu ducamo buri munsi dufite inzira z'ibizigu ducamo. Haleluya. Baravuga ngo ni les bas et les hauts, downs and ups. Yesu nashimwe cyane. Ariko izo nzira nizo ziduha guhagarara igihe nk'iki, Imana tukayihimbaza. Tuba dufite ibyo twabonye. Mu rugendo ufite ibyo wabonye. Mu rugendo mfite ibyo nabonye. Yesu nashimwe cyane. Hari naho bigera bigahagarara ukagira ngo ntabwo bigishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Haleluya. Nukuri umushumba Imana imuha umugisha, aho yabimbwiriye naravuze Imana urakoze, ariko ntaba ari njye. Narasenze. Haleluya. Numvaga mu by'ukuri ntafite ikintu cyo kuza kubabwira, numvaga ntazi nanjye ibyo ndimo, ariko ndashima Imana yo yampaye ijambo kugira ngo tumenye umwuka utudindiza. Haleluya. Stagnation spirits, umwuka wo kudindira. Yesu nashimwe cyane. Ese tudindizwa n'iki? Ese biterwa n'iki? Haleluya. Kudindira ubundi n'iki? Kudindira ni nko kudakura mu buryo bw'umwuka. No mu buzima busanzwe hari igihe usanga umuntu yaradindiye. Haleluya. Ugasanga uragerageza ubuzima bwose, ariko ugasanga handi watangiriye niho ugaruka. Haleluya. Ugasanga wizengurukaho aho watangiriye. Reka tubanze turebe ijambo mu Gutegeka kwa 2 igice cya mbere, umurongo waho wa 6 n'uwa 7 nko kugera ku murongo. Okay, ndabereka aho duhagararira. Gutegeka kwa 2 cyangwa Deuteronome igice cya mbere umurongo wa 6 aravuga ngo Uwiteka Imana yacu yatubwiriye i Horebu iti, igihe mumaze kuri uyu musozi kirahagije, nimuhindukire muhaguruke mujye mu gihugu cy'imisozi cy'Abamori n'ahandi hantu hose hahereranye nacyo. Haleluya. Tugende muri Yohana igice cya 5 umurongo waho wa 5. Jean chapitre 5 verset 5. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. Aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu ujugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije
nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Yesu nashimwe cyane. Hariya twatangiriye mu gutegeka kwa kabiri igice cya mbere, Imana yabwiye Mose ngo nabwira Abisirayeli. Bari bageze i Horebu ngo nabwira Abisirayeli. Mu yindi Bibiliya nasomye sanga aravuga ngo igihe mwazengurukiye umusozi kirahagije. Haleluya. Ngo ni mucyamike. Yesu nashimwe cyane. Bari mu rugendo rwo kuva muri Egiputa bajya i Kanani. Mu by'ukuri bari bizeye ibitangaza bikomeye. Haleluya. Mwibuke uyu munsi iyi Imana igutumyeho ikakubwira ngo nkurije indege ugiye muri Amerika. Ivuga muri présent. Ntabwo ivuga ngo nzakuriza. Ijambo riratubwira ngo ihagarara mu itangira ikavuga iherezo. Yesu nashimwe cyane. Ariko hagati y'itangira n'iherezo ntabwo itubwira hagati uko bimeze. N'Abayisirayeli bava muri Egiputa ntabwo bari bazi uko bizagenda. Yesu nashimwe cyane. Bagenze urugendo rukomeye, aho baburaga amazi yo kunywa, aho baburaga ibyo kurya, aho basangaga inyanja zibategereje, ngizo za Yorodani, ngiby'ibiki. Haleluya. Bagera igihe bakajya bitotomba. Kwitotomba kwabo kukababaza Imana, kubera ko bajya guhaguruka hari ibimenyetso n'ibitangaza byinshi yari yaraberetse ibereka ko iri kumwe nabo. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko biranga, Imana ikajya ibanyuzaho utunyafu. Haleluya. Haleluya. Kugera aho biremera n'ibigirwamana. Yesu nashimwe cyane. Imana nayo ikavuga iti muraba muraha. Babona inzara ibishe bagasaba ibiryo bakabona amana. Kandi ntihagire uwemererwa gufata ibyo kurya iminsi 2. Murye none bishire. Uwabirazaga bikanuka bikagaga. Yesu nashimwe. Kugaga ntabwo ari kuba kibiriye, bakisanga nanone baracyari hahandi. Yesu nashimwe. Rero hari impamvu zatumaga batava aho bari. Izo mpamvu nizi: kwa kwitotomba, kwa kwibagirwa ko bavuganye n'Imana, kwa kwibagirwa ibimenyetso n'ibitangaza yakoreye imbere yabo. Yesu nashimwe cyane. Bakerejwe no kutumvira Imana. Haleluya. Bakerejwe no kutumvira Imana, bakajya basanga n'ubundi aho bavuye naho bajya, ahubwo aho basize niho hari heza. Nimubizi se ko bigeze kwifuza ngo uwadusubizayo hari yimva twari gupfa bakadushyingura. Twiriraga amadegede, twiriraga ibitunguru. Haleluya. Ariko mu by'ukuri bari mu buretwa. Imana iyo iduha amasezerano kenshi bishaka kutubohora ku buretwa bw'ibyo twimitse. Haleluya. Ibigira ngo turebe kuri mbwiye ngo komeza wicare, bizagusangaho. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo ukubwiye ko uzafasha abandi uyu munsi, nawe uhari igihe wireba ukavuga nanjye ubwanjye sinifashije, abandi nzabafashisha iki? Ariko ibikubwiye ngo fungura ubwenge, urebe imbere, utangire gake gake. Nawe itangira ry'umuntu ryaba rito, amaherezo rizunguka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana yaravuze muri 2, iravuga 2010, iravuga 2015, iravuga 2020, na n'uyu munsi iracyavuga. Ariko uyu munsi
niba utarabasha no kubwiriza abo muvukana mu nzu imbere, urabona izaguhagarika kubwiriza amahanga nawe ubwawe utaribwiriza se? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Nutangira kwihungura abantu, uzabana n'igira kwihungura abantu, uzabana n'igiti se? Haleluya. Ni ukuvuga ngo tera intambwe, utega amatwi icyo umuntu akubwira, nurangiza usenge, ubaze Imana niba ari rwo rugendo. Nisanga atari byo, izakubwira iti suwo. Ariko banza d'abord tega amatwi, wumva icyo umuntu akubwira. Yesu nashimwe cyane. Hari ukuntu twicara tukareva tukarota, ndashaka azabe areshya gutya, azabe atunze iki, azabe yarizaya. Haleluya. Salary ye byibuze ibe iraha naha, cyangwa se business ye izaba ifite capital ingana gutya. No. Itangira ry'umuntu niyo ryaba rito, amaherezo yaryo rizunguka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ahubwo wowe manika amaboko uti Imana ndi imbere yawe, ubushake bubu bwawe. Imana ishimwe cyane. Hari umuntu witwa Mariya dukwiye kujya dufatiraho icyitegererezo. Murambabarira naje ndwaye grippe. Mariya marayika Gabriel, murambabarira naje ndwaye grippe. Mariya marayika Gabriel amusuye, yaramubwiye ugiye gusama inda y'umwuka wera, uzabyara umwana w'umuhungu, uzamwita Yesu. Tu vois? Kandi yari yarasabwe nande? Na Yosefu. Se twavuga ngo Mariya yaratendetse? Nawe yarabyibajije. Yaribaje se bishoboka biti? Yari afite ubukwe na Yosefu, ariko yumva ko ari ijwi ry'Imana rimanukiye kuri we. Aravuga ngo ndi umuja wa Nyagasani, ibyo ushaka bingirirweho. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mariya yarakoze, arabyakira, arasama. Ngo Yosefu abimenye, ngo ashaka kumubenga rwihishwa. Haleluya. Imana ifashe ibintu bibabenga rwihishwa uyu munsi bigaruke. Yesu nashimwe cyane. Bijya bitubenga rwihishwa. Haleluya. Arangije Yosefu nawe aragendererwa. Imana iramubwira, Yosefu wireka kurongora umugore wawe Mariya, uriya mwana twite n'inda y'umwuka wera, ahubwo uzamufasha kumurera, kuko hari ibitangaza nzamukoresha, aje gucungura isi. Haleluya. Mariya yumviye, nta kimwaro cyamugiyeho. Uyu munsi isi yose iravuga ko yabaye umugore w'intwari kubera ko yumviye. Kandi ubuzima bwe na Yosefu bwarakomeje, kuko nyuma babyaye n'abandi bana. Yesu nashimwe cyane. Nihuse cyane, uyu munsi Imana irakubwira ngo igihe wazengurukiye kirahagije. Haleluya. Haguruka, jagajaga. Ubwenge bwawe nibujagajaga, ibitekerezo byawe nibijagajaga. Haleluya. Ibitekerezo byawe nibyaguke. Yesu nashimwe cyane. Nuhagurukira mu ijambo rivuga ngo haguruka, kuko birarambiranye. Uratekereza, kandi numara gutekereza, ibyo utekereza Imana ibiha umugisha. Haleluya. Ijambo ryayo ryaratubwiye ngo nzaha umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Ntabwo izaduha umugisha twicaye. Umugisha wa mbere yaduhaye tutabigizemo uruhare ni ukuba turiho. Icya kabiri tukaba turi muri yo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Kuba turahira ijoro
ni iby'igiciro cyinshi, ni ukubera Imana. Hari abantu bari hanze bababaye, hari abantu bari hanze barimo kugwagwana kubera ibiyobyabwenge, hari abantu bari hanze ibibazo byarenze batazi aho amahoro abonerwa. Haleluya, haleluya. Ariko ijambo rirambwira ngo abiringira Uwiteka ngo bazaba amahoro. Haleluya. Abiringira Uwiteka bazaba amahoro masa, azabarinda. Niyo mpamvu turi hano, hatari abandi. Yesu nashimwe. Amen. Reka nkubwire, tugiye muri Yohana ibice 5 umurongo wa 5, nguriya mugabo yaramaze imyaka 38 arwaye ari ku kidendezi, kandi ngo iyo kihindurizaga wakibanzagamo yarakiraga. Haleluya. Ikidendezi cyagirwagamo n'uwashize ubwoba, n'uwabaye maso, ariko we yahoraga yumva adashoboye. Yari stagna aho ngaho, yarategereje uzabimurebera, yarangiza akamuterura, yarangiza akamushyiramo. Yesu nashimwe cyane. Yari afite umwuka wo kudindirira ku kidendezi, abandi baragikiriraho warimo kukiboreraho. Yesu nashimwe cyane. Iby'agaciro twahawe dukwiye kumenya kubibyaza umusaruro. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yesu aje aramubaza, turashaka gukira. Atangira kumubwira amakuru yava he nanjye, ngo erega urabona ngo simfite, ngo niyo ngerageje sanga bantanzemo, ntabwo bishoboka, nakirane. Oh no. Yesu nashimwe. Haleluya. Nyamara nyirugukiza yari yahageze, nyirugukiza yari yahageze. Imana igivugana natwe ugasigara uvuga ngo ariko se ni Imana ivuze cyangwa siyo? Ako buri uriya muhanuzi ntiyari yavangiwe. Ese basi umuhanuzi yavangirwa n'ijambo ry'Imana riravangiye se? Mu ijambo ry'Imana ntiharimo ko Imana izatugirira neza se? Ntiharimo ko abayiringira batagomba gukorwa n'isoni se? Ntiharimo ko se tutazatsindwa n'urubanza izatuburanira? Ni gute se wumva bidashoboka? Imana itugirire neza. Ni wa mwuka wo kudindira. Iyo Imana ivuze uratekereza ukavuga utariko se Mana nawe rero urashoboye. Kavuga nka Pastor Florence avuka ku Muhima, iwabo nta etaje bigeze batunga, none ariko umuhanuzi aransekeje ngo ngenze ubaka etaje. Na papa yapfuye atayubatse, n'abandi bapfuye batayubatse. Ugatangira gusubira muri kamere z'iwanyu, mu mibereho y'iwanyu. Haleluya. Paulo yaravuze mu Filipi ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Yesu nashimwe cyane. Muri Kristo Yesu turiruka tugasiganwa, ariko singa batazaho tujya. Haleluya. Tuba dushaka gusingira icyo Kristo yadufatiye. Yesu nashimwe cyane. Ariko niwibuka ko iwanyu nta wigeze arenga metero imwe, niwibuka ko iwanyu nta wize ngo agire na masters, niwibuka ko iwanyu nta wigeze agenda mu ndege n'umunsi umwe, no, uricara uvuge ngo ntibishoboka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka nkubwire, kwizera kwawe kukumariye iki? Ku ijambo ry'Imana rivuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye, kandi naho inkingi zose, imfatiro zose z'umukiranutsi zasenyuka, tuzabeshwaho no kwizera. Turabyemera kimwe. None ni iki?
uriya muntu wo ku kidendezi yahise yibuka, erega n'abanzanye bandyamishije aha barigendera, erega n'ubwanjye sineguka. Nyamara igihe yahebereye nta wari warigeze amubaza icyo kibazo. Ubundi ikibazo yari afite ni ikihe? Si icyo gukira. None se kuki umuntu amajije urashaka gukira akajya muri details, muri details zirya nini? Haleluya. Hari ibintu bigera muri bingahe, nafashemo bike, bigera muri 3-4 bituma duhera muri stagnation, bituma tudindira. Ikintu cya mbere gituma tudindira ni ukutumvira. Umwuka w'Imana avugana nawe ari kukanangira umutima. Icya kabiri, ubwoba. Yesu nashimwe cyane. Icya gatatu, ubunebwe. Haleluya, haleluya. Ubunebwe ni umwuka mubi, kuko iyo abandi bakora wowe wumva waryama, ibyo abandi bakora wumva utabishobora. Kubera iki? Kubera ko muri wowe ntushaka kugerageza. Amen. Ariko gerageza, tera intambwe imwe, Kristo agusanga atera 99. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Gerageza kumvira. Bahora bakubwira bati umujinya wawe utuma utabana neza n'abandi. Muri korari umujinya wawe waratumaze. Ubugome bwawe bwo guhishahisha utuntu wagerageje tukabana neza, ariko nta kintu uhindukaho. Nyamara umunsi bavumbuye ibanga ukoresha bazagucaho usigare. Yesu nashimwe. Reka twige kugira gute kumvira. Haleluya. Ikindi twige gutera intambwe tugerageze. Yesu nashimwe. Niba uzatunga amadepo wanze gukora na butike, kandi ubushobozi bwa butike urabufite. Haleluya. Hano nimugire ngo narengere, kubera iterambere ryo mu mwuka niryo riduhesha iry'umubiri. Abwo banza usobanukirwe neza umugabo ugendana nawe muri ari we Kristo. Umugabo ugendana nawe ni umunyembaraga. Umugabo ugendana nawe ni umuhanga, afite ubwenge. Umugabo ugendana nawe nta kiba kwifuriza usibye icyiza. Yesu nashimwe cyane. Warasenze uva mu 3 ujya mu 7, uva muri 7 ujya muri 21 jours, uva muri 21 jours ujya muri 40 n'ayandi utame. Umwaka uko wire ukugaruka niko ibyo byiciro by'amasengesho bikora, ariko wanze gutera intambwe. Yesu nashimwe cyane. Uzahora wumva kubwiriza ari iby'abandi, ariko wowe oya. Uzahita wumva kuba wahagarara imbere ngo uririmbe mu bimbere atari wowe, kandi ijwi urarifite. Yesu nashimwe. Hari n'igihe gutera imbere kwawe kwaturuka muri iyo mpano yawe. Imana itubabarire cyane, kubera yuko ishuri ry'Imana ribaho, akomenya ibihurimo. Niba atari ishuri ry'Imana usenge. Yesu nashimwe. Kandi gusenga kwawe kugendane n'imirimo. Haleluya. Naratangaye abana b'abakozi tugira mu rugo. Uramuhemba, niba umuhemba 20,000 n'urugero, uretse ko nta nukiyemera. Buri cyumweru abafite 3,500 agomba gutanga mu kibina. Yesu nashimwe cyane. Hari igihe kimwe nageze ndi mu ishuri ry'Imana, uranyumva, umukozi wanjye agendukira akabari unguriza. Yesu nashimwe cyane. Akambwira, mami urabizi ni nafashe stoke y'umuceri n'amavuta n'ibiki kuri butike, ariko nahamagaye mu rugo
ngo bangurishirize ibigurube 2 bampa amafaranga, nubo yabona uzanyishyura. Haleluya. Ariko byaterwaga n'ukuntu tubanye. Yesu nashimwe. Ubwo bwenge arabufite, ariko twebwe usanga ntabwo dufite. Haleluya. Haleluya. Erega hari ijambo rivuga ngo twivomerera amazi azadutunga mu gihe cyo kugira gute, cyo kugotwa. N'amasengesho uzabika gusa se, ntabwo bishoboka. Yesu nashimwe. Igihe kirageze, igihe wazengurukiye kirahagije, nanjye igihe nzengurukiye kirahagije. Haguruka, cyamika, ibitekerezo byawe byagure. Haleluya. Ugishe n'inama. Ikindi kintu gituma Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe. Ikindi kintu gishobora gutuma uhera mu kudindira mwuka w'ubwibone. Yesu nashimwe cyane. Ugahora uvuga ngo ibi ngibi kanaka kora njye sinabikora, njye ngomba gutangirira hejuru. No, ni wibona bazaguca ugenda, usigare gusa ujya muri salon wambare neza uceho, ariko mu mufuka uri sankintu. Yesu nashimwe cyane. Gerageza guca bugufi, uganire n'abantu, uganire n'abandi, ubabaze uko bigenda mu bushobozi buke. Haleluya. Ariko no mu Mana, no mu mwuka w'Imana, uyobora korari, uyobora amasengesho, gerageza kumvikana. Nta muyobozi wo kwishyira hejuru. No, ubundi iyo ushaka kuyobora neza uba inshuti y'abantu uyobora, ndetse ukemera bakagukandagira hejuru, kuko icyubahiro waragihawe. Ikindi ushaka kwerekana ntabwo ari cyo gihe, ahubwo kiragukura mu mwanya. Yesu nashimwe. Ngushaka kuba mukuru amere nk'umwana muto, abe muto, ace bugufi. Yesu nashimwe. Utwo tuntu n'ibindi twazareba mu kindi gihe nibyo bituma duhora twizengurukaho. Ntidushaka guhuza n'abantu, ntabwo kanaka twavugana, ntabwo twaganira. Ahubwo gusa umutima w'ubwenge bucyo urakubwira ngo kiriya kizavaho njyeho. Umutima w'ubwenge buke urakubwira ngo ngiye buriya ngo hariya azahava amagi, uzahajyanwa n'iki se? Yaciye bugufi, arumvira, ashira ubute. Ashirika ubute, niyo mpamvu ubona hari aho ageze. Oh
umukozi wanjye. Haleluya. 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 Amen. Reka dushime Imana iduhagaritse mu gihe nk'iki. Ikindi kintu gitera stagnation ni ibyaha twabihereyeho, ariko uyu munsi ndahamya ko mutari abantu bakigishwa icyaha, ahubwo ni mukanguke mube maso. Erega umugabo mu rugo rwe ayobora urugo rwe neza mu mahoro, nibwo azabona umwanya wo kuganira n'abiwe kugira ngo bagire icyo bageraho. Guca bugufi ni ikintu nacyo gikomeye cyane muri sosiyete. Yesu nashimwe cyane. Ariko muri byose dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Reba umushinga, reba icyo utekereje gukora, senga Imana niba uyobora, senga Imana niba hari aho ishaka kuguhagarika, uyisaba imbaraga, uyisaba ubwenge. Haleluya. Izabiguha. Ariko wigira gute? Witekereza ko bizaza bikakwituraho. Yesu nashimwe cyane. Niyo wahagurutse rega nibwo uhura n'andi maboko. Haleluya. Tuve mu kudindira, tuve muri stagnation, tuve muri stagnation. Urumva? Haleluya. Uwo mwuka, ijambo nakuzaniye uyu mugoroba nakubwiye ngo haguruka ugende. Haleluya. Haguruka ugende, urashoboye. Muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo imbaraga, muri wowe harimo ubwenge kuko uratekereza. Imana ishobora byose. Nzi ko itazabura kutugirira neza. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyo gukubitana n'ibibazo, igihe ubinyuzemo urakizi kirahagije, niryo jambo nakuzaniye. Igihe cyo kuzengurukaho kirahagije, hindukira, haguruka. Yesu nashimwe. Byose bishobokera uwizeye. Haleluya. Rero ndabakunze kandi Yesu abakunda kundusha, kandi nzagaruka. Hanyuma Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Ka umushumba dufashe gusenga. Haleluya, haleluya. Ukiri ahangaha reka tuhite tugusengera kugira ngo ubu burwayi uve hano bwakize, bwahagaze mu izina rya Yesu. Waje kuyikorera, nta mpamvu yo kuyikorera kandi ufite uburwayi. Watubwiye uburyo cya gihe iyo amazi yihindukizaga wabanzagamo ari we wakiraga. Reka rero nawe ntutahane uburwayi mu izina rya Yesu. Turagusengeye uyu mugoroba, twirukanye umwuka w'uburwayi mu izina rya Yesu. Reka uyu ni umukozi wawe, Satani nta mbaraga agufiteho. Uyu mugoroba turagusengeye kugira ngo ubu burwayi bukire mu izina rya Yesu. Gripe kira, inkorora kira, reka gubwe neza mu izina rya Yesu. Ni umukozi wawe, ntabwo Satani amufiteho ububasha, nta n'ubushobozi amufiteho. Reka ubu burwayi kano kanya buhagarare mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Agere mu rugo afite ikimenyetso cy'uko yakize, kandi nawe ko yakiriye igihe kibi kingiki nk'uko yabitubwiye. Igihe cyo gukira kibi kingiki, umuntu ashobora kurwara uburwayi butandukanye, cyangwa se Satani akigaragaza mu buryo butandukanye, ariko turamusengeye uyu mugoroba ngo umusange, winjire mu magufa, winjire mu maraso, winjire mu misokoro, winjire mu mubiri we wose, ukuremo uburwayi bwose n'igisa nacyo cyose. Mwami Yesu, turasenze uyu mugoroba kugira ngo umugirire neza, kandi atahe yemye, ataha avuga ati mvuye kugukorera, mvuye ku murimo wawe, kandi nukuri aratubwirije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguhe umugisha. Haleluya, haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana, Imana iguhe umugisha, kandi tumuramburiyeho ibiganza. Imana iguhe umugisha.
reka mbabwire, yari arimo ambwira yuko yarwaye kandi katameze neza, ariko arambwira ngo kubw'umurimo w'Imana ngomba kuza ngahagarara nkavugira Imana, kandi arayivugiye. Haleluya. Araduhuguye n'ukuri. Aratubwiye ngo igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije. Igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije. Wowe udukurikiye, igihe mumaze ku musozi, ku misozi itandukanye, umuntu aba afite imisozi itandukanye, ariko uyu mugoroba kirahagije. Pastor Florence, Imana iguha umugisha. Tu es béni aujourd'hui. Ukunda gukoresha igifaransa cyane, buriya tuzashyiraho na session cyangwa sesiyo y'igifaransa kugira ngo ujye ubwira abantu. Après l'air, ce n'est pas l'air. Nyuma y'igihe si igihe. Ariko tubwiwe amagambo meza avuga ngo igihe tumaze kuri uyu musozi kirahagije. Kandi tout commence par zéro. Tout commence par zéro. Tout nombre commence par zéro. Hari abantu bibeshya ko imibare yose itangirira kuri rimwe. Oya. Imibare yose itangirira kuri zero. Ariko bisaba iki? Bisaba kumenya ngo igihe cyageze. Eske igihe cyageze? Ko ndi kuri zero, hari ikintu, hari kwizera mfite kunsunikira muri rimwe. Ikintu cyose gitangirira, umubare wose utangirira kuri zero. Harabibwira ko ari ntacyo bafite bakumva ko ubuzima bwarangiye. Ubuzima ntago burarangira. Ahubwo habura iki? Habura kwemerera Imana no kumenya ko igihe cyageze. Uwa murwayi wamaze imyaka myinshi ku kidendezi, 38 ari ku kidendezi, igihe cye cyarageraga abandi bakamutanga. Hari n'igihe nawe yashoboraga kudasobanukirwa ko ari cyo gihe cye. Ngiye nyamvuga ngo yaba ari ngiye wari ku icyo kidendezi, nari kwihirika nkagenda nk'ipine, hemera nkagenda nk'ipine kuko igihe cyageze, ariko nkajyamo. Imana iha umugisha umukozi w'Imana utwibukije ko igihe twari tumaze kuri iyi misozi kirangiye. Imana iguha umugisha. Ibi nibyo Satani yarwanyaga. Yashakaga ko tutamenya yuko twageze mu gihe cyacu. Yashakaga ko Satani yari yagambiriye, aravuga ati Pastor Florence sinshaka, akomeza kumwereka ko ako karwara kabaye kanini. Ariko dore n'iri jambo yarwanyaga, ariko aratsinzwe. Satani ni umurwanyi ariko ntago ari umuneshi. Haleluya. Twamaze gusobanukirwa ko igihe tumaze kuri uyu musozi cyarangiye. Reka nabirose mu gitondo. Impamvu yumvaga agomba kuza nuko yanabirose mu gitondo, ariko uburwayi n'umubiri bukomeza kumurushya. Ariko dushimye Imana ko ijambo Imana yadutumyeho uyu mugoroba turaryumvise. Yashaka ko tumenya ko igihe ari iki. Wa mukobwa umuntu akakurambagiza rimwe, akakurambagiza kabiri, akakurambagiza gatatu, kiri kuvuga ngo nzakubwira. Uzamubwira ryari? Après l'air, ce n'est pas l'air. Hari igihe cyari kuba ari icyo gihe cyawe. Wa muhungu ukavuga uti ko gusaba no kukwa bisaba, ukitinya, ugatangira ukabara 100, 100, 200, 300, ukabara ukabona 400, kavuga ati inkwano nzayivana he? Ntumenye ko Imana yavuze. Ariko nutabasha gusobanukirwa ko Imana yavuze, ntabwo uzamenya ko igihe cyagucitse. Twajyaga tuvuga igifaransa tukiri kukiga, tukavangamo n'ikinyarwanda ngo l'état passé ne regarde que shwi.
twavuga ngo igihe cyahise ngo ntabwo kigaruka. Twebwe twajyaga dushyiramo akantu ngo leta passe ne regaruke shwi. Ariko noneho urumva twashakaga gukora za expression zigaragaza yuko igihe cyatambutse kitagaruka bishwi yashwi da. Nimumenye ko igihe cyatakaye ntabwo kigaruka. Nigeze kureba agafilime kavuga ku gihe, uburyo umuntu yabaga ari gusiganwa n'igihe, bashyize amasegonda hariya agasiganwa n'igihe. Iriya filime nayo ariko yaratwigishije, kubera ko bari bashyizeho amasegonda igihe umuntu asigaje ku isi kugira ngo apfe. Ukajya ubireba ubisoma ukajya ubona hasigaye iminsi 312. Bwacya hakaba hasigaye 311 kugira ngo upfe. Kandi Imana ikakwereka misiyo ufite imbere yawe ugomba gukora igihe cy'igihari. Bwabyuka mu gitondo 310, ejo bundi 300, 200, 100, 50, 20, 15, kandi Imana iracyakwereka icyo ugomba gukora imbere yawe. Noneho ku munota hasigaye nk'iminota nk'itanu, agafilime kagahita kaza imbere ye z'ukuntu bizagenda yanze gutumikira Imana. Kamwereka mu mutima, kamwereka arimo aramanuka Gihonomu mu muriro umwe waka mwinshi cyane, kamwereka kandi iminota yo ntiri guhagarara ngo abanze abitekerezeho cyangwa ngo abanze yumve yuko agomba kujya gukora. Akibuka hasigaye amasegonda 5. Harya mu masegonda 5 wakora iki yemwe? Imana nabonaga ako gafilime kari kuza iminota ukwiza akohereza akaboko ngo Mana ntabara mbabarira we, no kuvuga mbabarira, kuvuga raya nyuma nta segonda ryari rigihari. Harya ubwo amaherezo y'uwo muntu abayahe aba mabi. Leta passe ne regaruke shwi. Igihe cyaragiye ntabwo kigaruka. Ugize amahirwe yo kumva impamvu y'igihe. Satani yari yagambiriye, yashakaga kwica igihe, yo kwica ko twumva ko igihe ari iki. Abasore muri sauti hewani, igihe ni iki? Abakobwa muri sauti hewani, igihe ni iki? Haleluya. Yemwe barokore mudukurikiye, igihe ni iki? Umukozi w'Imana yatubwiye ngo ukasengera umuntu ukamubwira ngo azaba afite igihagararo kimeze gutya, ngo azaba yarize amashuri angana atya, ngo azaba ahembwa umushahara uyu n'uyu, ngo ukazenguruka ubutayu ntumenye ko tayari wa mugoroba cyangwa bya bindi watekereje. Imana sivuga iti wageze ngo Imana izaza ihagarare mu muhanda wumvira avuze ngo dore wa musore nguyu. Iki nicyo gihe. Nicyo gihe tukiga mu ishuri twabaga dutegereje isaha ya recreation. Isaha ya recreation yabaga ari isaha iryoshye, aho kugira ngo wige wumva ibyo mwarimu ari kukubwira ukiga utegereje recreation. Ese wa murokore we utegereje iyi recreation? Igihe cyageze ako ntabwo ushaka kucyumvira. Nge nakuye mu ibyanjye, namaze kumenya yuko igihe maze ku misozi urenga 1, 2, 3 kirahagije. Ahubwo ntegetswe gukora iki? Ntegetswe gukora iki? Tuve hano twafashe umwanzuro. Nyuma y'uyu mwanzuro muzatwandikira mutubwira ko mwafashe umwanzuro mu gihe cyanyu, ubundi Imana ikabikora. Pastor Florence, Imana iguhe umugisha, tuzareba uburyo twongera tugutumire kandi twizeye tayari uburwayi mambo kwisha mu izina rya Yesu. Nawe cyari igihe cyawe cyo gukira ubu burwayi, kandi Imana yabigucishijemo nawe kandi bikureba. Haleluya.
Imana ishimwe, turasoje kandi dushimiye abantu bose mwadukurikiye. Dushimiye umuyobozi wa gahunda Evangeliste Denis, Imana iguha umugisha. Dushimiye abaririmbyi, worship team muri Sauti Hewani, uburyo mwa worshipinze, uburyo mwahimbaje, uburyo mucuranzi, Imana iguha umugisha. Ubwashize harya hari ibinyamakuru biri gutambutsa ubukwe bwa Sauti Hewani, mwarabibonye? Harimo abageni, natwe twageze mu gihe cyacu. Haleluya, haleluya. Dufite ubukwe bw'umucuranzi wacu witwa Bosco, mujya mwumva uburyo akora kuri piano neza rwose. Imana izamushyigikira. Mwabyumvise uburyo Imana arakora kuri piano. Bosco, Imana imuha umugisha. Hari n'abantu batamuzi ariko waje hano bakakureba. Haleluya, haleluya. Isi yose ibireba, isi yose ibireba. Nguyu Bosco, pianist, Sauti Hewani. Nguyu Bosco, Sauti Hewani, pianist. Isi yose imureba, afite ubukwe. Abakobwa mwari mumutegereje, wapi igihe cyanyu? Bye bye. Reka mbereke umukobwa we mu gihe cye. Nahaguruke hano nawe aze. Haleluya, haleluya. Iyi ni Sauti Hewani. Haleluya, haleluya. Ngaba rero, uyu yitwa Jojo, uyu yitwa Bosco. Bafite ubukwe ejo bundi kuri 10 na zingahe harya? Ni kuri 14 z'ukwa gatatu. Kuri 14 ejo bundi, kuri 14 z'ukwa gatatu. Niyo saha yabo. Ni mu gitondo, nejo mu gitondo. Abari bakireba kuri Jojo, isaha ye yageze, mukure y'amaso. Bamujyanye. Mukure y'amaso. Mugende rwose mwicarire. Imana ibaha umugisha. Kandi nukuri mwajyaga mutwandikira muri komenti muvuga ngo wa wundi nguririmba ngameze atya, ngo ariko ngo ndamukunda, ngo wa wundi ngo umucuranzi wanyu ngo ndamukunda, mukabaza n'amazina yabo, mukagira wenda kaba ari umusore uri kubyandika cyangwa se n'umukobwa urimo arabyandika. Kuri bari yabo bye bye gose, bye bye, byararangiye. Ahubwo ukeneye kumutera inkunga, wabibona birimo biracaho ngaho munsi, hariho nimero ya telefone rwose twabatumikira. Mupfa kwandikaho ngo dore iyi ni ya nkunga ya ubukwe bwa Sauti Hewani. Mupfa kubyandikaho tukabimenya. Haleluya. Kari gaciyemo. Ariko twari turi gushimira abantu bari badukurikiye kandi tubabwira ngo mwakoze kuza, mwakoze kubana natwe. Nukuri mujya mwanga kuzimya indangururamajwi zanyu mudukurikiye paka dusoje. Turabakunda kandi turabishimira. Niyo mpamvu tuba tuvuga twumva neza ko turi kumwe namwe. Tuba twumva hari abo turi kumwe hano mu cyumba, ariko tukumva ko namwe turi kumwe. Kandi iyo tuvuga twumva namwe tubabwira. Imana ibahe umugisha. Nari ndi gushimira rero n'abaririmbyi uburyo bahimbaje neza. Imana ibahe umugisha. Gashimira cameraman ku buhanga bw'ibyuma, wabigenje neza. Twashimiye kuri sound rwose, RT Group na n'ubu turacyagushimira. Urumva ko sound yawe imeze neza. Turashima n'Imana ko uko twatangiye atari ko bimeze ubu ngubu. Kandi tugashima Imana yuko dukandagiye mu gihe cyacu. Ntimwabyizeye yemwe? Dukandagiye mu gihe cyacu, turaje tubone ibintu n'ibindi bidusaga. Kandi Imana izakoresha wowe nanjye n'abandi bose mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Imana